Hello, welcome to my TV channel. Oh, guys, it is good to be with you because when I am with you, I feel like talking English because when I'm speaking English, I feel very good. It's so rare and it's so really very difficult to find someone you can talk to English. Guys, my problem is I like English language. I like it so much. That's why I always think that if I'll be talking to you in English, I will be like talking to someone. So I don't know. I feel like I'm obsessed with the English language. Okay, nari ndiho mvuga nti nyine iyo ndi kuganira namwe mba numva nezerewe kwa yuko mba nshaka kuvugana namwe icyongereza kuko nkunda ururimi rw'icyongereza. Actually, ururimi rw'icyongereza wagira ngo neza na ndi mu rwiyumvamo bye. Kuvuga ngo something obsessed ni ikintu uba wumva kuko waragisariye. So mba numva ururimi rw'icyongereza nanjye nararusariye. So I can give you example the way I like English. In our country, we got so many churches which are in Kinyarwanda, French, English, but I always choose English church. I'm an Adventist, so we do have English also church. So that's where I attend my service. Ikibereka ko nkunda ururimi rw'icyongereza ni uko nko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda dufite insengero nyinshi z'icyongereza, z'igifaransa, z'ikinyarwanda, ariko ngewe urusengero nahisemo ni urusengero ruhimbaza Imana mu cyongereza. Rero ndi n'umudivantiste ariko dufite serivisi natwe iyo hari amateraniro yacu aba ari mu cyongereza. Rero nkagenda nkahitamo aho ndi busenge bari mu cyongereza. I don't know, guys. Sometimes I feel like I want to speak, I don't know, maybe it's because my ex-husband was English speaker. So I get used to speak English in each and every day. When you are living with someone, you have to talk to someone the language so that he can understand. Maybe that's why I was very used to speak English. So guys, it's not something like it's like my passion. It's starting to be my passion because when I'm speaking English, I feel very, very relieved. I feel very happy. Uvuga ngo icyongereza nakibayemo nyine kuko nari narashatse umugabo uvuga icyongereza nyine. Urabona iyo ubana n'umuntu uvuga icyongereza uba igihe cyose ugomba kwitoza kuba ikintu umubwire ukivuga mu cyongereza. Niyo mpamvu ngira ngo icyongereza naragisariye kugeza n'ubwo nashinje na channel yanjye ya YouTube no kuyishinga byari ukuvuga ngo mbona uwo mvugana nawe icyongereza, kubera yuko hano mu Rwanda ntabwo byoroshye kugira ngo ubone abantu muhora muvugana icyongereza. Niyo ndi ku kazi ntabwo nabasha kubona umuntu muvugana icyongereza nawe. So that's how I get used to like English language. So I will be very happy to be with you while I'm on YouTube talking with you English, Kinyarwanda. Even when I will be putting a picture, I will be putting the word which is explaining that picture in Kinyarwanda and English. So I'm using different ways so that guys, you won't feel bored for learning Kinyarwanda English. Sometimes I put a video, I put something joke, something funny, so that I can entertain you, so that you can feel very happy while you are learning that small word of English. So don't be just feel like why she's dancing. Sometimes I say like I feel like dancing. So I put that word, I feel like dancing, and I put it in Kinyarwanda. I say numvaga nshaka kwibyinira. Sometimes I will put like
my sister-in-law, and I will put umugore wa musaza wanjye bishyire no mu kinyarwanda. So guys, I'll be using different ways. Do you remember when you was still in just those past years, the way we was learning a language, they was putting the paper. I can remember it was French, so ibyo babyitaga figurine. Figurine ni uburyo wafataga wenda nk'ifoto ugashyira wenda tubyo wenda ufashe nk'urupapuro washushanyijeho wenda inkoko, ukarubambika ku kibaho, wangiza ukababwira yuko iyi ngiyi ari inkoko, ukandikaho icyayi. Nanjye rero ibyo bintu nibyo nashatse kuzamura, nkajya nandika ikintu nkagishyiraho igisobanuro cyacyo mu ndimi ebyiri, mu cyongereza no mu kinyarwanda. Guys, I love you so much. You must always feel my channel, enjoy being happy, learning our language. I know so many countries they are watching my channel, so they will be taking our words from English to Kinyarwanda so that they can exercise to speak our English. You know, our country is getting so many visitors, so many foreigners coming to our country. So when you are on my channel, you can get used to speak something. Maybe you can say muraho, hi. So things like this, which is very easy to communicate with people. It's so adorable when you are communicating with people with language. You know, I used to live in South Africa. I was having difficult talking because I was living with the people from Malawi. They were speaking Chichewa. So I was getting jealous when they were speaking the word which is I cannot speak. So guys, when you learn English and you learn Kinyarwanda, it helps you to communicate and you feel very happy and everyone want to be happy. Iyo wize ururimi bituma wishima nyine, ukaba uri kumwe n'abantu nyine mukabasha kuba mwaganira nyine, kandi abantu iyo muganiriye muratamuka mukamererwa neza. So guys, don't take it for granted. Learn with all your heart. I will never give you pressure to give you big words of learning. Ntabwo uzajya mbaha ibigambo bibavuna bizajya bibarushya kwiga. Nzajya mbaha ni akantu kamwe ko hari ahantu musanga nanditse ngo imvura, rain, that's all. Wenda nkashyiraho ngo imvura, rain, bikaba ari ibyo birahagije. Ubwo uwagasomye arakiriza mu mutima, ahita amenya yuko rain ari imvura, agende bimworohera kugira ngo ajye agenda agasubiramo. Niyo mpamvu uzajya avuga akagambo gato. Dufite byinshi byo gukora, niyo mpamvu tugomba kwiga gahoro gahoro, bityo tukazajya tugeraho tuzamuka mu ntera. Even me, I'm learning with you. I learned so many things. I was improving even my English because when you teach also you are learning. So guys, burya hari ibanga abarimu bafite. Uko bigisha niko bagenda barushaho kwihugura. Abarimu burya ubita nk'abanyeshuri. The teachers, they are like a student, because when they are teaching, they are learning even themselves. Thank you guys. I was happy to be with you. I wanted just to have a short conversation with you. I love you so much. Enjoy my channel.